impunzi zimaze gutama ya ruterabwoba w'intwari yiciye mu Rutagara batinyi bataye umugabo wiyise muri hano waharajwe. Nk'uko rero twabivuze twakomeje kuganira, ibirori birarimbanije, wari uhibereye warabibonye, ntabwo nongera kwirirwa mbisubiramo ukuntu abanyarwanda bari bafite umucyo, bakeye banezerewe kandi baririmba intsinzi, baririmba umunezero, baririmba amahame n'indangagaciro zananze, ariko cyane cyane uzi ko bagarutse ku nzira y'inzitane u Rwanda rwahuye ni nabyo. Ambasaderi Sebashongore Dieudonné yarabisobanuye mu ijambo rye rwose ryubakitse kandi risobanuye ku buryo buyunguruye urugendo rw'inzitane u Rwanda rwanyuzemo, ibisubizo abanyarwanda twabashe kwishakira kugeza kuri uyu munsi intambwe u Rwanda rumaze gutera. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie que nous vous accueillons aujourd'hui au sein de votre ambassade. Il s'agit en effet de notre première rencontre dans un cadre festif, après avoir été contraints d'organiser nos célébrations en ligne pendant plus de 2 années. Il a une dimension toute particulière à mon endroit également. En effet, il s'agit de la première fois où je me présente à vous et par voie de conséquent dans le cadre d'une journée de la libération. Nous sommes honorés de vous recevoir, ce qui, dans notre culture, a une portée d'une extrême importance. Burya ikintu nge ntajya nibuka ahubwo ntabwo nibukaga ko ku itariki ya 4 Nyakanga naho hari kuwa mbere rwose, kandi hari n'izuba rimeze nk'iryuriya munsi. Birahuye, ni ibintu byahuriranye, ni nk'igitangaza. Nibyo koko hari kuwa mbere ku itariki ya 4 Nyakanga ubwo ingabo zari za FPR cyangwa se APR zinjiraga mu mujyi wa Kigali zikawubohora. Niko byagenze. Ni nayo mpamvu Ambasaderi Sebashongore yabigarutseho mu ijambo rye, nubwo rivuze mu Gifaransa, ariko turakomeza kugenda twunganirana kugira ngo abakunzi bacu batumva urwo rurimi bamenye ibyabaye n'ibyo yabwiraga abashyitsi b'u Rwanda bari baje hariya kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 28. Il y a 28 ans, un lundi, comme aujourd'hui, le 4 juillet 1994, sonnaient les glas de 100 jours atroces, d'une barbarie sans nom, d'une machine génocidaire qui a emporté plus d'1 million de vies, dont certaines dépouilles continuent d'être exhumées à l'heure actuelle. Cette date marque également la fin de ces frontières d'une idéologie génocidaire qui avait semé la terreur et la division depuis 1959 et cette fameuse Toussaint rwandaise, poussant des dizaines de milliers de personnes sur la route de l'exil. Plusieurs décennies plus tard, le génocide perpétré contre les Tutsis fut le point culminant de cette campagne de haine. Yakiriye abashyitsi n'ibyo ndabyibuka, arugura mwibuka asaba n'akarahuri ati dushimire ingabo zarwaniye igihugu zitanze zitizigamye. Au-delà du glas de l'idéologie génocidaire, la date du 4 juillet marque également la naissance d'un nouveau Rwanda. Ce nouveau Rwanda
Comme vous pouvez le voir sur l'image derrière moi, se veut jeune, vaillant et confiant. Je ne peux pas, en ce jour, mentionner cette date sans rendre hommage aux jeunes hommes et femmes qui constituaient les troupes du Front patriotique rwandais. Sans ces jeunes qui firent le choix de prendre leur destin entre leurs mains et de rendre à l'ensemble de leurs concitoyens, qu'ils soient en dehors ou à l'intérieur du pays, leur dignité perdue. L'objectif était d'offrir la possibilité aux Rwandais de vivre dans un pays uni, serein et prospère. En ce jour, je me permets donc d'élever un verre à l'honneur de leur sacrifice et de leur bravoure. J'espère que vous êtes un peu servis, vous pouvez lever votre verre à la santé. Merci. burya hari akantu yavuze ntajya gahunda kwibuka ariko gakomeye iyo wa mugani usubije amaso inyuma ukareba ibintu u Rwanda rwanyuzemo muri za 1993 kugeza 1994 habaye irya jenoside yakorewe abatutsi, wibaza kuvuga uti abanyarwanda bazongera guhurira hehe, iki gihugu ese mana kizongera kuba igihugu? Ko mu byukuri nta wamakanya ko kitari cyabaye umuyonga, nta wahakana uko igihugu cyari cyasahuwe kigasahurwa kuva ku mutungo kugera kuba gituye. Ko wibuke ko mu nkambi zo hirya no hino mu bihugu hari abantu basaga miliyoni zigera kuri ndakeka zigera kuri 3 bari basohotse mu gihugu. Yego. Wakongeraho miliyoni y'abantu ivugwa bari bishwe. Wareba inkomere, wareba ibitaro byasahuwe, wareba amabanki yasahuwe, wareba amazu yatwitswe, wareba yashenywe, ukavuga ati si iki gihugu kizongera kuba igihugu. Ariko mu ijambo rya ambasaderi burya hari akantu yavuze sinzi naho ragakurikiye, avuga ku nama yabereye mu Rugwiro. Inama yatangiye ndakeka ari mu kwa 5 1998. Nibyo ni mu kwa 5 1998. No ntabwo ari mu kwa 5 ahubwo ndumva ari mu kwa 2. Oya ni mu kwa 5 nibwo inama yatangiye, ahubwo mu kwa 2 ndibwira ku matariki ya 14 na 15 habaye kongre ya FPR ku Kicukiro. Yego. Ariyo kongre yafatiwemo ibyemezo byo gutera inzego nshya, ndetse ari nabwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatorewe kuyobora umuryango. Nibyo urabyibuka neza. Inshingano zaturutse muri kongre ya RPF nizo zatumye habaho iriya nama yo mu Rugwiro, kuko amakomisiyo yari yashyizweho muri RPF niyo yafashe ibyemezo byo kureba uburyo bahuza n'amashyaka bari basanze mu gihugu, abo bari bafatanije muri guverinoma. Kuko wibuke nanone ko muri 1994 mu kwa 7 ndakeka ari mu matariki 13 kugera ku 18 ahari aribwo hafashwe ibyemezo hashyirwaho na guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda ishyizweho ku itariki 19 z'ukwezi kwa Nyakanga. Iyo guverinoma iza gushyirwaho isa n'igendeye ku masezerano ya Arusha, nubwo hari amashyaka amwe yari yijanditse muri jenoside ataragaragaye muri iyo guverinoma nka MRND, CDR,
n'andi mashyaka yarazishamikiyeho ndetse n'amashyaka n'ibice bya bimwe by'amashyaka y'abapawa bitagaragayemo. Ariko hari akantu naje kumenya ko mu rwego rwo gutekereza leta izajyaho nyuma y'inzibacyuho, hari bamwe batangiye kwitekerereza uburyo bapanga gahunda zabo ngo bakazatorwa nyuma y'inzibacyuho bakazayobora igihugu. Batangira gupanga imibare. Bimwe twavugaga muri cya kiganiro cy'ubushize cya ngo revolution from within. Bamwe batangira gupanga bashingiye ngo kuri za rubanda nyamwinshi, ku turere, ku moko n'ibiki. Ibyo byose ako kaduruvayo ndibwira ko ari nako katumye abantu baciye ubwenge, kuko kame muri RPF harimo abantu bazi ubwenge cyane, niho haturutse izira nama zo mu Rugwiro. Ahubwo wowe nagira ngo nkubaze mu by'ukuri kunasobanukiwe niba warakurikiye inama zo mu Rugwiro zaturutse kuki, zabyaye iki, kuko ubundi mu by'ukuri aho u Rwanda ruhagaze ubu ngubu nibwira ko rufite imizi cyangwa se ruvoma mu bitekerezo byiza kandi byinshi byaturutse muri ziriya nama zabereye mu Rugwiro. Ese ubundi ko wabirangije ndumva kugusubiza nta n'icyo sinirwa nagusubiza, wamaze kugisubiza. Aho u Rwanda ruhagaze uyu munsi, aho ibyo rugenderaho byose ni ibintu bishingiye kuri izo nama zagiye zibera mu Rugwiro. Zari inama zatwaye igihe kinini, zahuje abanyabwenge benshi barenga 100 niba nibuka neza, baganiriye ku bintu bitandukanye byo guha igihugu umurongo ngenderwaho, amahame, imigabo n'imigambi igihugu gifite kugeza kuri uyu munsi. Ibyinshi byafatiye umuzi hariya mu Rugwiro muri izo nama zahuzaga FPR yari imaze gufata ubutegetsi n'andi mashyaka yari asanzwe mu gihugu, n'abandi bantu b'abanyabwenge batekereza cyane, basa n'abari bahagarariye abandi banyarwanda. Bagiye bagerageza gushakisha abantu b'inararibonye, haba muri politike, haba mu bukungu, haba mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, babakusanyiriza hamwe, bagerageza guhuza ibitekerezo kugira ngo bashakire imbere heza u Rwanda. Mbere yuko wenda twashyiramo ijambo rya ambasaderi Sebashongore yavuze kuri uyu munsi agaruka kuri ziriya nama zo mu Rugwiro, ndagira ngo nibutse ko mu nama, muri izo nama ari naho havuye icyemezo cyo gukoresha uburyo gakondo bwo guca imanza, ariho havuye inkiko gacaca. Bitabaye ibyo imanza inkiko gacaca zakemuye mu gihe kitari kinini, nanjye mu gihe kitari gito, ariko ni mu gihe kitari kinini, kuko ubundi abahanga bavuga ko ziriya manza zaburanijwe n'inkiko gacaca. Iyo usanga dukomeje kugendera mu buryo busanzwe bwo kuburanisha cyangwa guca imanza, zashoboraga kumara imyaka irenga 100, ariko mu gihe cy'imyaka iri munsi ya 20 zari zimaze, nta nubwo 20 yanagezeho, byabaye mu myaka 10 gusa. Ikindi nibuka nanone muri ya gahunda yo kwibohora, izirya nkiko gacaca zateye imbaraga, zateye imbaduko yo kwiyunga kw'abanyarwanda. Uribuka nanone ko ibyo bintu twabibonye ubushize ubwo twasuraga igihugu, tugera mu midugudu ya za Rweru, mu midugudu za Rugerero, dusanga abantu biciwe n'abishe babana hamwe mu mudugudu umwe bashyingirana. Ubu babaye ahantu nkibona ibyo bintu nakwita by'ubudode, nakwita ngo by'ubusutwa,
ni hanze y'igihugu, ni mu mahanga cyane cyane hano tuba mu Bubiligi. niho nkibona ibyo bintu byo kuzana ubuntu bw'ubushamire bwo kwitana abatutsi, abahutu, ibiki bipinga n'ibiki byose, ni hano nkibibona. Ahandi naho mu gihugu rwose baribohoye no kuri pe. Bivuze rero binyibutsa abo njya maze iminsi mbona kuri izi mbuga nkoranyambaga nka YouTube bakomeza gukuririza izo nzangano kugeza naho bita abantu bamwe ngo ni abavantara. Ukumva umuntu arifashe yise mugenzi we umuvantara ngo kubera ko yari yarahungiye mu kindi gihugu cy'amahanga. None si byo iyo nkubwira ngo abantu baracyaboshywe, abo ngabo bakeneye bakeneye kubohorwa. Hari hakwiye irindi bohora rishyashya, sinzi ko nabyita. Twumve nyakubahwa ambasaderi kugira ngo n'abatumva uru rurimi turimo kuganiramo babashe gukurikiramo gakeya ibyo yavuze. Urakoze cyane. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme je le disais, le 4 juillet marque le premier jour d'une nouvelle ère, de nouveau Rwanda. Mais la douloureuse renaissance se fit dans le cadre d'un pays exempt, qui avait perdu ses forces vives, exempt d'institutions fonctionnelles. À titre d'exemple, il n'y avait en juillet 1994 plus aucune structure bancaire, ni des billets ou des pièces de monnaie à la Banque nationale du Rwanda. Nyakubahwa ambasaderi amaze kubivuga ibijyanye no kwibohora burya ni ibintu byinshi cyane, ni uburyo bwinshi, ariko uburyo u Rwanda rwibohoyemo kugeza no kuri uyu munota, kugeza kuri uyu munsi, ni ibintu byabaye nk'inshoberamahanga, ari byo bamwe bita ubudasa bw'u Rwanda. Reba nawe, reba nk'izo ngamba zose zagiye zifatwa, aho u Rwanda ruhagaze kugeza kuri uyu munota, ukuntu rufite umutekano uhagije, ukuntu rujya gutabara mu bindi bihugu. Reba za Mozambique, reba za Sudani y'Amajyepfo n'ahandi. Ibyo bintu ni ibintu by'intagereranywa kandi bikomoka kuri bya biganiro byagiye biba, bikomoka ku ngamba zikomeye abanyarwanda bagenda biha bakiha umugambi wo kwikemurira ibibazo, none bigeze naho babasha no gufasha abandi kubikemura. Ubudasa bw'u Rwanda wowe ubona ute Rukerantare? Umva, hari byinshi umuntu yavuga, nuko ni byandi umuntu ajya ubuze cyane guri nkavuga ngo dore icyo gicebe cyayo. Hari ibintu umuntu avuga abantu bakavuga no kwirarira. Ejo bundi nabonye umugabo witwa Himbara David, benshi njya numva bamuvuga abamuzi bavuga ibye, nkumva hari ukuntu bamuzi. Ariko kimwe n'abandi bose tubona, bamwe bitwa ibigarasha, bamwe dusigaye twebwe tuzi ku izina rya babanga mwabo, bahora bajombora buri munsi bashakisha akantu ngo kavugitse ku Rwanda. Rero n'umugabo witwa David Himbara nabonye kuri Twitter arimo gushyira ibintu ku karubanda ngo u Rwanda ngo ruri mu bihugu 17 bikennye ku isi. Wagendera ku mibare cyane. Ntacyo nagendere ku mibare, ahubwo si iyo mibare ye, niba ari n'umuhanga mu mibare. We ni icyo akora kugira ngo u Rwanda ruve kuri uwo mwanya rujye mu bihugu bikize. Nk'umunyarwanda ubeshya ko akunda u Rwanda. Icyo kintu kuva nkiri umwana ndi muri primaire, ndabizi ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bikennye, kandi n'abayobozi barwo ntibabihakana. Ndetse ugiye no mu miterere y'isi, bimwe bita geography, birarigaragaza kuko u Rwanda ntirukora ku nkombe z'inyanja, uburyo rukora by'ubwabyo nabyo ubwabyo no budasa. Ndagira ngo nibutse ko ukurikije uko u Rwanda ejo bundi nanone warabibonye, narabikweretse hamwe House Rwandex,
kirya cyanya cyose ubu nanone giteganije kuzahindurwa icyanya cy'ubukerarugendo kuko ngo ateganya kuhubaka ikiyaga harya buriya babyita ngo iki mu kinyarwanda lac artificiel ni ikiyaga cy'igihimbano ikiyaga gihimbano ariho utekereze nk'umuntu ukora uwo mushinga ureba hariya hantu ese buri urahatekereza hamaze kujya ikiyaga ukuntu hazaba hasa none utekereza iriya Kigali uko wayibonye nagiye kumva numva ntabwo ubyuka muri cya kiganiro twakoze ngo imikindo si ngo ikigurarata imikino nayo ngo ni iterambere azajye kureba noneho ya Nyandungu uko imeze hamwe hari ikibaya cya Nyandungu ubu ngubu uye none se nabo abanyamahanga baza bakavuga ngo u Rwanda rufite isuku erega ni kimwe na bamwe ejo bundi bariho banenga ngo cugamo ngo abantu bavuze ngo bakubure none se waba ufite abashyitsi ntukubure ibyo bintu nge biransetsa nayo tuvuze ubudasa ureba aho u Rwanda rugeze kenshi bajyaga batubwira ngo iterambere ngo riri Kigali ngo n'amazu ngo y'imiturirwa ngo ari Kigali burya aho twanyuze hose ko ari nabyo tujya twereka abantu benshi bakamanjirwa iterambere babonye riri Kigali gusa yewe uzambabarire mu minsi iri imbere dushyire ku murongo y'amashusho twafashe yerekana imijyi nka za Rubavu yerekana imijyi nka za Musanze yerekana imijyi nka za Rusizi ubereke za Nyamagabe mu ijoro ko hari hameze maze bazambwire none ariko hari ikintu kindi nshaka kuvuga wabonye ko ubushize mu matora ni ya 2017 harya niyo matora yaherutse y'umukuru w'igihugu igihe abazungu bavuga ngo nibe dakorega ngo ibi ngo ntabwo tuzabahanga imfashanyo abanyarwanda bakoze iki bishatsemo ibisubiza amatora araba habayeho ibigega byo kwigira ubu u Rwanda rufite ikigega cy'agaciro ikigega cyo kwigira ruvomamo iyo habaye ikibazo wabonye ejo bundi muri kiriya cyorezo cya COVID-19 ukuntu u Rwanda rwabaye intangarugero mu kwirinda ndetse amahanga atarafata ingamba COVID itarasakuza ko yageze muri Afurika mu Rwanda bari barangiye gufata ingamba wabonye bagezaho bakora hariya robo mu kinyarwanda yewe kiriya cyo sinzi ko bakiyita mu naba nkubiri icyo nzi cyo ni nzi ko hagiyeho za robo mu ikoranabuhanga zifasha abantu zidufasha gucunga abantu bafite ubwandu bwa coronavirus zikamenya no kuyobora abantu erega ni kimwe na biriya uvuga ngo iriya nama iherutse ya Cogamo nta u Rwanda ni bucura muri Cogamo muri muryango wa Commonwealth ariko kugira ngo aba ni narwo ruhita ruyobora iriya nama rwakira iriya nama nabyo ubwabyo ni ubudasa ni nabyo bishengura babanga mwabo reka nkubwire ngarutse kuri kiriya cya corona uribuka igihe indege zose nta ndege yo ku mugabane wa Afurika yashobora kugera muri ibi bihugu by'Uburayi mu gihe cya corona nibyo ariko Rwanda Air iyo yaragendaga ikaze bagenzi bahire ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Buruseli aho turi ku isaha 10:10 ku masaha y'inaha igipimo cy'ubushyuhe cyatanzwe kirapima degrees Celsius 30. ndakeka haragendaga n'iya Maroc ahari amakompanyi ane yo muri Afurika niyo yageraga ku mugabane w'Uburayi noneho rero nyakubahwa perezida wa Repubulika arahaguruka afasha ingamba zo kurwana inkundura ntabwo nshobora kwemera ko amahanga abaho yiharira
uburenganzira bwo kuba bakora inkingo mukwiriye gusaranganya, ari nabyo bibyaye ko u Rwanda ruri mu bihugu 4 bigomba kwakira inganda zitunganya inkingo. ni nabyo mu Rwanda ejo bundi wabonye ko ku itariki, ntabwo ni ku itariki neza ariko ni mu mpera zo kuwa gatandatu hashyizwe ibuye aho ugomba kubakwa uruganda rutunganya inkingo. Ibyo ngibyo ambasaderi Sebashongore yabigarutseho, wakadushyiriramo kugira ngo babyumve n'abatarakurikiye babyumve. Mesdames et messieurs, le Rwanda a voulu voir plus loin que la pandémie et les crises actuelles qui nous frappent. Ces crises de la pandémie du Covid-19 à la guerre russo-ukrainienne ont révélé des problèmes structurels mondiaux auxquels nous nous efforçons de répondre. C'est dans ce cadre que le président de la République, son Excellence, Paul Kagame, a été parmi les premiers à faire un plaidoyer pour une équité vaccinale à l'échelle globale. En conséquence, le Rwanda a été choisi pour être l'un des 4 pays africains où s'installera une usine de fabrication de vaccins. C'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que cette usine a posé sa première pierre à la fin du mois de juin. Malgré les progrès réalisés dans tous les domaines que nous venons de citer et ceux que nous n'avons pas énumérés, nous restons vigilants et conscients que d'autres problèmes sont à venir. Néanmoins, nous pensons que la combinaison gagnante de notre résilience, du leadership dont nous avons la chance de bénéficier et de l'appui de nos fidèles partenaires pourront nous permettre de faire face à toute situation prévue ou imprévue. urakoze Albert, nako reka dushimire na nyakubahwa ambasaderi Sebashongore, niwe ukwiye gushimirwa kubera ko yibukije abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bari baje mu bukwe, biriya mbyita ubukwe bwo kwibohora, abibutsa aho u Rwanda rugeze, abibutsa imishinga iri mu Rwanda, ibyiza turimo kugeraho. Ariko ndagira ngo twibuke kandi twabonye nanone hari ibindi nabonye birantangaza muri rwa rugendo twakoreye mu Rwanda bijyanye n'ubwo budasa bavugaga mu kanya by'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga mu muhanda, ikoranabuhanga mu kurwanya amakosa yo mu muhanda. Hari ibyuma za kamera, ibintu bita radari, mu Rwanda ni Sofia, ubuza radari ntiwamenye. Sofia zarantangaje ahantu hose mu gihugu zirimo zikiza, abantu barinubye, baritotomba, baravuga bati leta igiye kudukenesha, noneho haje ibintu bica amafaranga n'iki. Ariko ubu ngubu bamaze kubimenyera, umuvuduko waragabanyijwe, impanuka mu muhanda zaragabanyutse kubera gukoresha iryo koranabuhanga. Hari abantu n'ubu ngubu bakibinenga kubera ko, ariko ntaguciye mu ryo uvuga ibyo ngibyo nanone ambasaderi yabigarutseho, aho yavugaga ati hari nabyita ngo iki mu Kinyarwanda, revolution zagiye ziba, ati hari 3 zacitse umugabane wa Afurika. Atari ku u Rwanda rwararahiye na nyakubahwa perezida wa Repubulika yarabivuze, hari revolution ya 4 idashobora kuducika. Ndagira ngo muri izo 3 nibuke, hari revolution industrielle, donc ari byo navuga, niba nabyita kwihinduranya, niba nabyita gutera imbere kw'inganda, impinduramatwara mu nganda. Ibyo koko wamugani bya Afurika byarayicitse, ariko habaye n'impinduramatwara mu rwego rw'ibinyabiziga, ariyo nakwita revolution automobile. Ibyo nabyo byacitse Afurika, nubwo kugeza ubu ngubu u Rwanda nyamara rurimo guhanyanyaza, kuko urabona tumaze kugira uruganda
rukora iriya modokari ya Volkswagen, Volkswagen ariyo bita VW. U Rwanda rwa VW mu Rwanda rurahari. Hari ntuza ibi bya drone zitwara imiti. Ariko ntiwibagirwe ko u Rwanda rufite n'icyogajuru, bimwe bita satellite, gishinzwe gukusanya amakuru no gukusanya, kugeza abantu kuri no gufasha cyane abanyeshuri no kugeza abantu bari mu duce kugeramo za internet, ahantu internet igera ku buryo bugoranye. Kiriya cyogajuru kibafasha aho ngaho ubwo tugarutse nyine muri bya bindi nyakubahwa ambasaderi yavugaga ko ikoranabuhanga ritagomba kuducika, kandi kuko nibyo ubuvuzi ibyo bya Sofia. Nibuka mu ikoranabuhanga, ibuka igihe twasuraga umupaka wa Petite Barriere, ukuntu twembi twatangaye, turimo kubona abantu baza bagahagarara imbere y'icyuma akarambikamo laissez-passer ye imeze nka pasiporo, icyuma kigafunguka, nta muntu uhari, nta mupolisi, nta muntu umusatse, icyuma gusa, akaza agahagarara imbere yacyo kikareba isura ye, kikamenya ko ari we, kigendeye ku byangombwa gihaye, ukagenda akagera hari umupolisi agatera kashe, niko bimeze, akambuka. Mu gihe ku ruhande rwa Kongo abantu bari bameze nk'isoko, batonze umurongo bategereje yuko babaha uburenganzira bwo gusohoka. Aho hantu rero urahanyibukije nanjye, nibukana rya soko, ya masoko mpuzambibi, cross border market, ndakeka bayita amasoko mpuzambibi mu Kinyarwanda, mpuzamahanga, kuko iryo mu Bugarama warabyumvise ko bavuze ngo ni mpuzamahanga. Ku Gisenyi niho bakoreshaga cross border market, cyangwa bakavuga ngo marché international. Biriya se byo harya bariya twabyita iki? Byose biragaruka muri bwa budasa, Mesdames et messieurs, très chers convives, en parallèle de cette lutte contre la pauvreté, nous avons dû réfléchir à notre modèle économique. Comme le rappelle régulièrement son Excellence le Président de la République, Paul Kagame, l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se permettre de rater la 4e révolution, celle du numérique. Notre premier objectif pour ce faire fut d'investir dans les infrastructures et en particulier celles des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons également investi dans les systèmes éducatifs, les incubateurs, les start-up, afin que notre jeunesse soit compétitive dans ce secteur. U Rwanda uretse ko babanga mwabo badahwema kubihinyura, wabonye amahoteli ahari. Numvise rero Musabyimana we avuga ngo za Marriott ngo zifite ngo kontra ngo na leta y'u Rwanda ngo uburyo ngo bagenda ngo babemereye ko ngo igihombo cyose ngo bazajya bagira ngo leta igomba kubameneramo, ngo bivuze ko ayo mafaranga ngo bahumba ku bushake ngo kugira ngo nyine ngo nibwo buryo ngo FPR yiba amafaranga. Ariko aya makuru we ayakura he? Ayabonera mu afite ubuhe bushobozi bumwemerera kubona amakuru meza? Izo kontra bazisinya hari wahora niki? Ahubwo se ejo bundi Gasuku uko yamwerekanaga iwabo inzu ye ngo yabuze n'umuvandimwe, kuri iyo mpamvu ngiye mbita babanga yabuze n'umuvandimwe, yambwiye ati jya kuba muri iriya nzu byibuze ujye uyikoropa, kugeza aho inzu imiryango ivamo ibiki. None igihugu kigezeho uyu munsi niwe uri kunenga. Gasuku namushakira amafoto yayo ayimuhe kugira ngo abone uko ajya kuvuga ko leta yamwirukanye, bamutwariye inzu, bamusenyeye, bamumazeho ibyo byose, wenda bizatuma yibonera za ndonke z'Iburayi. Noneho rero icyo nashaka kuvuga, reka tube tumuretse ubwo ngaruke ku mahoteli.
amahoteli na nyakubahwa ambasaderi yabigarutseho nanone nabyo inzego z'amahoteli zose zikomeye, ni ukuvuga za Radisson Blu, za Marriott, nyibutsa yavugaga ko Sheraton na Hilton igiye kuza, hari n'izindi zisanzwe n'andi mahoteli tutazi n'amazina. Hari indi twabonye mu Kinigi, imwe wa mudamu Janvier yatubwiraga ngo ni one and only hotel. Iriya rero no muri Nyungwe irahari. Ayo yose ubu aricaye ku butaka bw'u Rwanda kandi arakora neza. Bivuze ngo u Rwanda mu budasa bwarwo no kwishakamo ibisubizo, hari iyo politike yo kuvuga ati u Rwanda rugomba gukora revolution touristique, inganda z'ubukerarugendo akaba arizo dushingiraho. Ibyo byose ni uburyo leta ikora ibishoboka byose mu kwishakamo ibisubizo, ari nabyo nyakubahwa ambasaderi nanone yagarutseho. Nagira ngo akangaka nako unyemerere tukumvishe abadukurikira, cyane cyane abumva ururimi rw'igifaransa kuko yabivuze mu gifaransa, banirebere namwe mu mashusho twabateguriye, banirebere namwe mu mashusho. Ibyo byose turi kuvuga ntabwo ari amagambo, birebere u Rwanda uko ruhagaze. Force nous a été de constater que le tourisme était à nos yeux la ressource naturelle la plus précieuse à notre disposition. Nous avons alors mis l'accent sur la conservation de la nature, qui a permis la renaissance de notre biodiversité. Le Rwanda est ainsi le seul pays au monde où la population des célèbres gorilles à dos argenté est en augmentation. Ces efforts nous ont permis de faire revivre des forêts en voie d'extinction, telles que la forêt primaire de Nyungwe, dorénavant inscrite au patrimoine de l'humanité. Nous avons alors investi dans des infrastructures pour accueillir pareilles réunions et attirer des grandes enseignes de l'hôtellerie telles que Marriott, Radisson Blu, Sheraton et bientôt Hilton. Uzazure u Rwanda rw'Abanyarwanda n'ukuri kw'Imana mwe. Nzunguru y'amarembo shenge ruragerwa. Uzazure u Rwanda rw'Abanyarwanda n'ukuri kw'Imana mwe. Ruragerwa.